nizere ko meze neza. twashe meze neza cyane. Tumeze neza. Ndi meze neza ngo meze neza. wakarabye se? wakarabye? Wakarabye. wariye? sure? kandi meze neza, nariye meze neza kabisa, n'akazi kagenze neza, urebye ntacyo ashinja Imana wenda. Ndumva ari byiza cyane. ntabwo se uyu munsi wasubiye ku ishuri ngo urebe uko byifashe? nta nubwo nibyo gusubirayo. wambwiye ko ejo muzahatangira muzajya gufata birotera. twazifashe uyu munsi kubera ejo ari kwibohora. mwazifashe uyu munsi? okay. nuko mukazakora icya leta ryari? kuri 15. kuri 15. byiza cyane. ngo ntabwo nakwirirwa nkubaza amanota kuko ndabizi wowe nyine uba wakocoye, nubwo aba atari cyane ariko byibuze uko biri. nta muraro ufite ariko? nta muraro ufite? nanjye ndumva njye numva nta kibazo. ntabwo? ndiho ndumva nta kibazo. ariko nk'ibisanzwe rezo ndumva ari nkeya. nyine byo kuvugana niba zacu. nari nkukumbuye kuva mu gitondo tutaravugana. ibyo byiza. ibyo byiza. ibiki byiza? nibwo tuvugana nyine rimwe ku munsi. rimwe ku munsi? ahubwo uvuga ngo kutavugana buri kanya bijyanye n'umuntu nyine ukuntu aba afite n'akazi kenshi cyane ko ntabwo twamera nk'aba bandi bari mu rukundo ugasanga bahera mu gitondo mu masaha y'akazi bavugana kuri fone bagishije ku mugoroba. ntabwo ibyo ngibyo biba ari sawa. aho ku bundi baba bavugana ibiki? ndumva rero byaguma gutya. wowe ngo bishobore se? twari uzi ko nka gutya nyine tuba tuvugana. njyewe nta n'ikintu ndeba kiba kiri mu mutwe wanjye nko kuzongera tukabonana nyine kuri telefone, no kugira ngo mwumve mu nteko numve ijwi, ariko ku kijyanye n'ibyo mba numva nagukorera cyangwa ufashe cyashyire nkufashe mbaza uti wankora iki? nagushyira ku isenda. ntabwo bangura. ntabwo? ntabwo bangura. nagushyira ku isenta ku ibagiro. ntabwo bangura. ntabwo rwose ko isenta niho babagira.
none se bambaza mbese iyo wumvishe ngo umugore bamubaze wumva iki? ndabyumva baba bamubaze ndi kuvuga no kubaga nyine no kubaga nkagusoramo wangurisha nta kindi wamaze no kubaga nkagusoramo ibikurimo nyine nari ngo wankura he tuti iki wankura he ntabwo ndumva wowe navuze kubaga uhita wumva kubaga umuntu kubaga inuzi inyama ese ndabaga inyama wowe ndakugereranya n'itungo nari ko wambaga iki byumvise neza keretse niba utumvishije ibyo navuze nabyumvise navuze ngo iki ibyo navuze kugira ngo ibyo natangiye kuvuga ngo ibyo ni ahubwo nta shenari ufite ibyo nyine twavuganye ntabwo wigeze wumva ibyo navuze rero ngaho byihorere ubu se wambaga ukahashyira akakwasera nkagushyira hehe kwiseta nyine shese iyo umugore agiye kwa muganga kubyara ndabyumva nose ibyo tubireke nyine hari ukuntu ahubwo seri ujya uvuga amazi ujya uvuga icyuma nyine tubyiharire ibyo ngibyo hari ukundi wambaye nyine ibyo tubireke niba umuntu ubwira ati nakubaga agahita avuga ati wangurisha hehe mbese ndabangiye kugurisha inyama yewe abantu batereta baragowe reka bamere iki reka bamere bitagifite ari bo bagowe kandi ni kuri mavanga baragowe none se ubu ngubu nk'ijambo nkubwiye n'uburyo wansubije urumva nakongeraho iki kweri nta kintu nakongera reka nanjye ntabwo mbona nsobanutse uzagenda usobanukirwa nyine reka tubireke uza kubaga ugahita wumva ko bagiye kubaga itungo se wowe nakubaga wowe urumva nakugereranya n'intuza n'itungo ntabwo waba ushatse kuvuga iki oya byihorere arambwira habaye hatabaho kubaga umuntu yagafasha ihene akayirya atayibaze ariko nyine hari ukuntu umuntu ayibaga akavuga ati nyisohoremo imyanda iba irimo imbere urabona nk'inuza nyine mu gifu cyayo haba harimo ibintu by'imyanda ibiki byose bagakuramo inyama itaribwa hagasigaramo iribwa nyine ubwo rero niba bene iryo jambo nyine rikoreshwa bijyanye n'ikiganiro abantu baba bariho nyine ku kiganiro cy'abakundana iyo umuntu avuze gutyo uhita wumva icyo avuze rero mu gihe utagisobanukiwe uzagenda ubyiga gake gake nawe uzabisobanukirwa numara gukura cyane ko ukiri umwana nyine sinjye umuntu wa mbere se waguterese ibya nyabyo nzakwigisha rero ntabwo mba nzumva neza nzakwigisha sibyo ntacyo bitwaye
hano ndamutse uvuze ngo ntakurya wahita usobanukirwa ibyo ari byo wumve ko abantu ndamutse mvuze ngo bakumaye ntakurya wahita ubisobanukirwa ariko kubaga ntabwo nyine byakunaniye. Yego iyo mvugo aganiriye imvugo yo kubaga ntabwo ari nziza, ziteye ubwoba. Yakabaye ari mbi usanzwe uziho nyine ubugizi bwa nabi, ariko njye amagambo nakoresheje ni amagambo nyine y'urutereto, nyine y'urutereto, ntabwo ari amagambo agamije ikintu kibi. kandi sobanukiwe ntacyo bitwara. Oyizane ka okay.